tugiye kurebera hamwe ku bantu bamaze igihe babaza ngo bakora bate bahindura bate password, kuko ni kenshi nababwiye yuko abantu babafashije kubinjiza muri Pi Network bashobora kuzajya babibira amakoini yanyu. Bagiye inama yo guhindura password. Bahindura bate rero? Ca hejuru hanga ku dukoni dutatu nko mwareba, niho dukirika, twamara kwakirika tukamanuka hepfo handitse profile, nyamurahari hepfo ahera profile, tukayikirikaho igafunguka. Profile imaze gufunguka turakrolinga gutya, turazamura tukareba hanga handitse password update. Musinzi nimba muhareba, urabona password mu dukubo harimo inyuguti z'ubururu zanditsemo update, nimo dukanda ndana aho ngaho bikaza gutya. Murabona hano handitse United States, dukara kuri kanu kari imbere kameze nka V, nyirango murakareba, niko dukirikaho. Hanyuma bikamera gutya, tugasa nk'abakupa hano munsi, hano aho asanzwe kuri phone hasubira inyuma, tukabona urutonde rw'ibihugu. Tukamara kubona urutonde rw'ibihugu, hanyuma tukamanura gutya, tugashaka u Rwanda. Biri kuri alphabet, bikurikiye kuri alphabet. Tugashaka Rwanda, iyo tumaze kuyibona ngiye hano, tumaze kubona Rwanda, and then hepfanga tujye kwandikamo nimero za telefone. Murabona hano nkanjye ubu ndakirika gutya, nandike 7 kuko zerira hari muri kode y'igihugu 788688991. Nkore kuri start, hanyuma irabona ko irimo kurodinga, ndacyategereje. Bamaye open SMS, ndakandaho. Nimara gukandaho open SMS nanone mwandeho, nimara kubikanda bize gutya. Hanyuma noneho urabona ko bampaye message ngomba kohereza muri USA muri Amerika 0404145. Hanyuma hano handitse SMS, nyango murahareba, ndakanda gutya, ubwo nohereje message. Ntabwo iragenda, murabona ko igiye iragiye. Mbere yari yanze bitewe ko nta mafaranga nari mfiteho, ubu noneho iragiye. Katurebe, dusubire inyuma turebe. Hanyuma murabona ko nakanze nkusubira inyuma, bampaye mwanya wo kwandikaho password. Nasubiye inyuma, hano hasubiye inyuma hepfo, bampaye mwanya wo kwandikaho password. Hano ndandikamo password yanjye nshaka, ntabwo ndi buyandike kuko mahita mundangiza. Ndabazi muri abanyabwenge, mahita mundangiza, ariko nge nsanzwe nyifite. Hano niho mpita nandika password nshaka. Namara kuyandika, ashobora kwandikamo nge nitwe Emmanuel, nkandika Emmanuel 2020, no hepfo nkayongera nkayikonfirima. Namara kuyemeza hepfo nkakora kuri submit, aho password mbanyihinduye ntandukanye na ya yindi muzi yitsubwe n'abantu bose. Iyi ngiye bari umwihariko. Murakoze, mwari kumwe na Ndi Umwami Emmanuel, mugira umunsi mwiza.